ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Mbifurije umwaka mushya muhire wa 2024, umwaka w'ibyishimo, umwaka wo kubonamo umusaruro mu byo ugiye gukora. Nagira ngo muri uyu mwaka uzakubere uw'umugisha kuruta indi myaka yose wagiye unyuramo. Uyu mwaka uzanywa amata, uzarya ubuki, mbese uzagere ku musaruro wifuza kuzageraho. Nicyo kintu wifurije. Hanyuma nje ngo tuganire ku magambo meza. N'igitabo cya Matayo, ibice byaho n'uwa mbere. Muzaniye umutwe w'amagambo intero nahaye iri jambo, uravuga ngo mishoni ya Yesu ku buzima bwawe. Hari misiyo Yesu imuzanye ku buzima bwawe. Hari ikintu Yesu aje gukora ku buzima bwawe. Itariki ya mbere hari ikintu Yesu aje gukora. Reka twihute dusome aya magambo y'Imana, ariko katubanze dusenge tubwire Imana urukibane natwe muri iki gikorwa. Mwami Yesu, aya masaha ndakwinze kugira ngo urukubane natwe, imbaraga zawe zitugaragareho, gukora kubu kwawe, gushaka kubu kwawe, imbaraga zacu zibure ahubwo hagaragare zawe. Mu izina rya Yesu iri jambo rigere ku bantu ushaka kurigeraho bose, abashaka kwihana bose, Nyiringabo Imana ubahe umutima wo kwemera ko ari wowe watumwe na Data wo mu ijuru. Urakoze Yesu, amen. Reka dusome twihuse mu izina rya Yesu. Matayo ibice byaho ni 2, umurongo waho n'umurongo wa mbere. Turahera ku murongo wa mbere. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herodi, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herodi abyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira ahariho. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo meza Yesu Kristo aduhaye. Ijambo narihaye umutwe uvuga ngo mishoni ya Yesu ku buzima bwawe. Hari misiyo, hari ikintu Yesu aje gukora ku buzima bwawe. Hari uburinzi bw'Uwiteka aje gukora. Hari ikintu Yesu aje gukora. Hari ibyo ubona byananiranye, hari ibyo ubona bidafite umutwe ndetse n'ikibuno, hari ibyo ubona bidafite epfo ndetse na ruguru, ariko ibyo ngibyo Yesu aje kubiha itangiriro ndetse akazabiha n'iherezo ryiza. Mu izina ryera rya Yesu, uyu mwaka dutangiye wa 2024 uzakubere uw'umugisha cyane. Noneho reka tujye kuri mishoni ya Yesu ku buzima bwawe. Yesu ari mu ijuru, reka njye mpere mu ijuru. Akiri mu ijuru yari yicaye bakoze inama ikomeye cyane mu ijuru, habura ikiremwa na kimwe cyaza gucungura umuntu. Ariko Yesu ngo abibonye agira impuhwe nyinshi cyane, arangije ngo ahaguruka ku ntebe yari yicayeho, afata igitabo arakibumbura. Hari habuze umuntu n'umwe wabumbura igitabo. Yesu arangije arakibumbura. Amaje kubumbura igitabo, ibizima byose bikoma amashyi, baravuga ngo habonetse uwo gucungura umuntu. Yesu arangije ngo aramanuka, avukira mu nda ya Mariya. Murabizi cyane, avukira mu nda y'umwari Mariya. Umwari Mariya yari yarasabwe n'umusore bitaga Yosefu. Hanyuma uyu musore yigira inama yo kubenga Mariya. Ndagira ngo nkutangarize ko ubuzima Yesu arimo bwose aburinda gukorwa n'isoni. Ubuzima Yesu ahagazemo aburinda gukorwa n'isoni. Yesu ari mu buzima bwawe, ntabwo yagukoza isoni. Rero hari ikintu kimuzanye gukora, aje gukora ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Yesu yaramanutse ajya ikuzimu, afungura ibituro by'abera Satani yari yarafungiranye, arangije afungura ibituro by'abera. Nawe hari ahantu waba uri, hari ahantu ufungiye, Yesu aje
kugufungura mu izina rya Yesu Kristo. Yesu aje kugukorera imirimo n'ibitangaza bikomeye cyane, aje guhindura ibyanze guhinduka, ibyari amagambo aje gushyira mu bikorwa. Yesu ntabwo avuga gusa, ahubwo arakora. Hari ibintu bifatika afite aje gukora ku buzima bwawe. Yesu azanye ingororano ku bamwiringiye. Ndagira ngo wizere Yesu, kuko hari mishoni itumye amanuka muri iri jambo akuzaniye. Hari ikintu gitumye amanuka agaruka ku ntebe y'imbabazi, akaza ashaka kukugira neza. Murakoze, ndabakunda cyane. Wowe ukunda kunkurikira, sharinga iyi video ku bantu, inshuti zawe, inshuti n'abavandimwe, ukore subscribe, usharinga abantu bakurikire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndabakunda cyane. Reka dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, urakoze kubwira ijambo uduhaye, niribature benshi abatari bafite kwizera, nubagarure kwizera, usubize intege mu bugingo bwabo, mu izina ryera rya Yesu. Urakoze, urakarama. Amen. Uje mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Mbifurije umwaka mushya muhire wa 2024, umwaka w'ibyishimo, umwaka wo kubonamo umusaruro mu byo ugiye gukora. Nagira ngo muri uyu mwaka uzakubere uw'umugisha kuruta indi myaka yose wagiye unyuramo. Uyu mwaka uzanywa amata, uzarya ubuki, mbese uzagere ku musaruro wifuza kuzageraho. Nicyo kintu nkwifurije. Hanyuma nje ngo tuganire ku magambo meza. Ni igitabo cya Matayo, ibice byaho ni 2, umurongo waho ni 1. Nkuzaniye umutwe w'amagambo, intero nahaye iri jambo, uravuga ngo mission ya Yesu ku buzima bwawe. Hari misiyo Yesu imuzanye ku buzima bwawe. Hari ikintu Yesu aje gukora ku buzima bwawe. Iyi tariki ya mbere hari ikintu Yesu aje gukora. Reka twihute dusome aya magambo y'Imana. Ariko katubanze dusenge, tubwire Imana y'ururuka ibane natwe muri iki gikorwa. Mwami Yesu, aya masaha ndakwinze kugira ngo ururuka ubane natwe, imbaraga zawe zitugaragareho, gukora kubu kwawe, gushaka kubu kwawe, imbaraga zacu zibure, ahubwo hagaragara izawe. Mu izina rya Yesu, iri jambo rigere ku bantu ushaka ko rigeraho bose, abashaka kwihana bose. Nyiringabo Imana, ubahe umutima wo kwemera ko ari wowe watumwe na Data wo mu ijuru. Urakoze Yesu. Amen. Reka dusome twihuse mu izina rya Yesu. Matayo ibice byaho ni 2, umurongo waho ni umurongo wa 1. Turahera ku murongo wa 1. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herodi, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe, ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya? Umwami Herodi abyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira ahariho. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo meza Yesu Kristo aduhaye. Ijambo narihaye umutwe uvuga ngo mission ya Yesu ku buzima bwawe. Hari misiyo, hari ikintu Yesu aje gukora ku buzima bwawe. Hari uburinzi bw'Uwiteka aje gukora. Hari ikintu Yesu aje gukora. Hari ibyo ubona byananiranye, hari ibyo ubona bidafite umutwe ndetse n'ikibuno, hari ibyo ubona bidafite epfo ndetse na ruguru, ariko ibyo ngibyo Yesu aje kubiha itangiriro ndetse akazabiha n'iherezo ryiza. Mu izina ryera rya Yesu, uyu mwaka dutangiye wa 2024 uzakubere uw'umugisha cyane. Noneho reka tujye kuri mission ya Yesu ku buzima bwawe. Yesu ari mu ijuru, reka nje mpere mu ijuru. Akiri mu ijuru yari yicaye
bakoze inama ikomeye cyane mu ijuru, habura ikiremwa na kimwe cyaza gucungura umuntu. Ariko Yesu ngo abibonye agira impuhwe nyinshi cyane, arangije ngo ahaguruka ku ntebe yari yicayeho, afata igitabo arakibumbura. Hari habuze umuntu n'umwe wabumbura igitabo. Yesu arangije arakibumbura. Amaze kubumbura igitabo, ibizima byose bikoma amashyi, baravuga ngo habonetse uwo gucungura umuntu. Yesu arangije ngo aramanuka avukira mu nda ya Mariya. Murabizi cyane, avukira mu nda y'umwari Mariya. Umwari Mariya yari yarasabwe n'umusore bitaga Yosefu. Hanyuma uyu musore yigira inama yo kubenga Mariya. Ndagira ngo nkutangarize ko ubuzima Yesu arimo bwose aburinda gukorwa n'isoni. Ubuzima Yesu ahagazemo aburinda gukorwa n'isoni. Yesu ari mu buzima bwawe, ntabwo yagukoza isoni. Rero hari ikintu kimuzanye gukora, aje gukora ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Yesu yaramanutse ajya ikuzimu, afungura ibituro by'abera Satani yari yarafungiranye, arangije afungura ibituro by'abera. Nawe hari ahantu waba uri, hari ahantu ufungiye, Yesu aje kugufungura mu izina rya Yesu Kristo. Yesu aje kugukorera imirimo n'ibitangaza bikomeye cyane. Aje guhindura ibyanze guhinduka, ibyari amagambo aje gushyira mu bikorwa. Yesu ntabwo avuga gusa, ahubwo arakora. Hari ibintu bifatika afite aje gukora ku buzima bwawe. Yesu azanye ingororano ku bamwiringiye. Ndagira ngo wizere Yesu, kuko hari mishoni itumye amanuka muri iri jambo akuzaniye. Hari ikintu gitumye amanuka agahaguruka ku ntebe y'imbabazi, akaza ashaka kukugira neza. Murakoze, ndabakunda cyane. Wowe ukunda kunkurikira, sharinga iyi video ku bantu, inshuti zawe, inshuti n'abavandimwe, ukore subscribe, usharinga abantu bakurikire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndabakunda cyane. Reka dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, urakoze kubwira ijambo uduhaye, niribature benshi abatari bafite kwizera, nubagarure kwizera, usubize intege mu bugingo bwabo. Mu izina ryera rya Yesu urakoze, urakarama. Amen.